Mwongeye kwirwa neza abakunzi ba Dusabumuremyi Eric Official. Uyu munsi rero cyangwa se murumva ko ijwi riri hasi cyane, murumva ko ntameze neza, ni akababaro nterwa n'urupfu rwa Valentina cyangwa se Vava Dorimbogo nyakwigendera. Ubu tuvugana rero ubu ngubu umurambo uvuye ku bitaro bya Kibuye, ukaba uri kwerekeza aho agomba gushyingurwa mu irimbi rusange ryo mu karere ka Nyamasheke. Aha ngaha rero navuga ko rwose ari mu murenge wa Nyabinoni cyangwa se umanutse ku irimbi rusange ryawo. Rero nagerageje kugenda nshaka kumenya cyangwa se ikintu cyanzinduye ni ukumenya by'ukuri cyangwa se icyishe Vava Valentina, nyuma y'uko umusibe ejo cyangwa se umunsi ejo nagiye mbona amakuru menshi cyane nkibaza ngo ni iki cyateye kuba uyu mwana uhora akiri mutoya, dore ko yavutse rwose mu 1999, akaba yitabye Imana rwose, akaba yitabye Imana mu ijoro rya tariki 27 nibwo yaje gushyiramo umwuka, ariko gusa yaho mbere gatoya byari byaje kugaragara ko Vava arembye ameze nabi. Ibi ni bya bindi cyangwa se navuga ko abanyarwanda cyangwa se harimo ikintu nakwita cy'umutima utari ubumwe cyane, aho mugenzi wawe cyangwa se akwaka ubufasha ukagira ngo ibintu byose byabaye puranka, ibintu byose byabaye puranka mu buzima, umuntu azarinda anapfa bavuge ko ari puranka. Aha ngaha rero Dorimbogo cyangwa se iyo bita televiziyo yitwa Urugendo TV, turanabashimiye cyane ko batweretse amwe mu magambo ya nyuma yavuze ko ari kuribwa ahantu hose, yaba mu mutwe, mu mugongo, ndetse agahora yambaye igitambaro, bigaragara ko rwose atameze neza. Rero bamwe, uwitwa Jerry Mugwiza ndetse na Pasiteri Claude muzi w'umutekamutwe ku mbuga nkoranyambaga, njye simwemera habe na gatoya mu bantu yasengera, cyangwa se niyo yaba ari we pasiteri wa nyuma Imana isigaje kuri iyi si, ntago yandambikaho ibiganza. Ibi rero ukuntu byagenze, Vava mu by'ukuri yatse ubufasha, ariko mu twebwe kubera ko puratifomu zacu zikiri hasi, puratifomu nini zagaragaje yuko cyangwa se ndanazinenga, nkoresheje umutima wanjye wose ndanenga puratifomu zagaragaje ko Vava Valentina adakeneye ubufasha, kandi mu by'ukuri twabonye videwo ye arembye bikomeye, ariko mu by'ukuri nta yandi mahitamo twe dufite, twari ukwakira ibyo baduhaye, batweretse ko ari puranka. Uyu Jerry Mugwiza rero navuga ko yigize kuba inshuti cyane na Vava Valentina mu kuzamuka kwe muri 2022, inshuti zikomeye cyane, bikajya bigaragara hari ibiganiro bimwe na bimwe bakoranaga. Uyu Pastor Claude yakoranaga cyane ibiganiro kuri za X-Large hamwe na Vava na Dorimbogo. Mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa, ikintu kimwe navuga cyo abanyarwanda twigaye, kandi twigaye turebeye kuri umwana w'umukobwa, kuko nubwo yaba ari umusitari cyangwa se nubwo yaba ari umusitari ntibikuraho ko ari umunyarwanda mugenzi wacu. Niyo mpamvu wavuga ko icyitwa ubufasha muri twebwe twongere tukigarure, kuko ucukumbuye ugeze hano kwa Vava Valentina mu mwaka washize, aho navuga ko 2023, hari igikorwa yakoze ariko nticyagaragajwe, kuko cyari igikorwa cyo gufasha famiye ye. Iki nicyo kintu twakwigiraho. Nubona umuntu arimo arashaka utuntu kuri YouTube, arimo aravuga amagambo ariko entertaininga abantu, mu by'ukuri hari amafaranga abona, hari icyo afasha we ubwe n'umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Niyo mpamvu rero nimba umuntu nk'uyu tumuhombye, hari byinshi abayitubazi bahombye, gusa nanone hari n'ibindi bagiye kungukiramo ku rupfu rwe. Benshi nta rukundo bari kumukorana, abenshi urebye, kuko nko kubona Vava Valentina cyangwa se Dorimbogo nyakwigendera aka kanya, kugira ngo ubone isanduku byari bigoye, kugira ngo umuryango we wabo bari kuvuga ko bagomba kugurisha inka yari yarabaguriye y'ikimasa. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko twese imitwe yashyushye, Dorimbogo. Mu by'ukuri nta nimero bashyizeho yo kubafasha, nta fundraising, ari nk'ukuntu ushaka gufungura icyo nakwita, hari iyo bita fundraiser ikunda gukorwa, foundation yo kuba wafasha umuntu, ntayihari. Ibi ndabivuga mbabaye, ndarikodinga mbabaye, yuko
twese turi gushaka kuhugira kureba iby'urupfu rwe cyangwa se, ariko ntituri kureba famiye yasize. Yabanaga na mukecuru yari amusize mu cyaro, kandi mukecuru we icyo nakubwira cyo ni umukecuru ushaje. Ubu ngubu ndakubwira ko iyi nkuru iramara iminsi ibiri n'ubuzima bw'umuryango bihite burangira burundu, kandi mu by'ukuri hari abantu yahaye amaviyuzi yagiye aremera benshi, hari abantu benshi yagiye ayintateninga, yaba abadiyasipora, yaba abanyarwanda, yaba muri Afurika. Ni gute ubu ngubu cyokoza turashimira by'umwihariko umunyamakuru witwa Gerard Mbabazi, dore ko yigeze no kumukoresha kuri ya channel yitwa Gerard Mbabazi. Nabonye hari icyo ari gukora, nawe tumwapureshetinga, ariko ndanenga cyane abantu bashaka kurira ku rupfu rwa Vava Valentina. Hari abamuririyeho bamucuna ku ngoyi bavuga ngo ntago arwaye. Bariya nabo ni abantu sosiyete nyarwanda yagakwiye guha akato. Ubu tuvugana bimirije imbere inda bikomeye cyane. Ibi rero ndabivuga mbabaye cyane, bivuze ko uyu muryango we cyangwa se Vava Valentina mu mwaka washize, aho nari mpagarikiye kubivugaho gatoya, mu mwaka washize mu kwa karindwi gutyo mu kwa cyenda, mu Rwanda habaye ibiza cyane mu burengerazuba byinshi, ndetse Gisenyi, za Nyabihu, gukomeza hose za Rubengera, uburengerazuba bwatewe n'inkangu zikomeye cyane. Aha rero navuga ko kimwe mu bikorwa Vava Valentine yakoze cyanshimishije, umuryango we watuganirijeho, nuko rwose navuga ko yabafashije. Igitengu cyagwiriye inzu ya mukecuru we, araza akoresha umuganda nk'umuntu umaze kubaka izina mu gace, ndetse abafasha gusana dukeya, ariko ku bushobozi bwe nk'umuntu bivugwa ko yaje i Kigali 2019, akaza aje guca inshuro, dore ko mu buzima bwe yari umukobwa wacaga inshuro, we na famiye na musaza we, dore ko Vava Valentine avuga ko niwe muntu wari ukomeye mu muryango w'iwabo. Urumva ko hari ikintu twakwiye kuba twasigira uriya muryango. Abumva ino rikodi bose mureke kubabara ngo yapfuye, gupfa byo yajya, ariko se abasize he? Nk'abanyarwanda ba diaspora asize famiye ye. Abayutubazi bimirije indi imbere, bafite urwango n'amashyari n'ubugome, bose barira ku mpfu z'umuntu. Iyo umuntu apfuye, cyokoza ndashimira Yago, hari influencer wari wagaragaye cyangwa se entertainer witwa Big Boss, nawe yapfuye mu mwaka washize, mu myaka nk'itatu ishize, oya mbere ya corona. Nabonye yagiye gusura famiye ye, ajya kureba umugore we n'abana yasize, agira icyo abagenera. Ariko mwebwe muri aho muri kuvuza induru, murimo murashyiraho amakapshoni ngo ari kuri ngo dore ngo urupfu rwe twese twasaze, nta kinyamakuru na kimwe kitagiyeho. Mwe muri mu kazi, ntago muri gutabara, ntago muri mu kazi. Twemere ko turi mu kazi. Aha rero navuga ko Vava Valentina agiye gushyingurwa aya masaha tuvugana. Umurambo uri muraza, ni uturere dukoye cyane, dore ko ni uturere tw'imisozi ihanitse cyane, imihanda yaho imeze nabi. Urumva nta hantu Vava Valentina ni mu rutumva ingoma, kandi nta kundi bigomba kugenda, aho ubuzima bukujyanye niho ujya, kuko si umwana wo kwa minisitiri cyangwa wo kwa perezida, ni umwana rwose wo kwa ba nyakabyizi. Ariko tugerageze gusa ikintu twashimira Imana ni uko hari ukuntu Imana burya ivumira ababi n'abeza. Vava Valentina byanyeretse ko burya wakwamamara, kandi burya Imana yagutunze inkoni, nta hantu utakwamamara bitewe n'aho ugiye uturuka. Rero bakunzi ba Dusabumuremyi Eric Official, nabasabaga ko dushyira urukundo imbere, ndetse uru rupfu tureke ku ma YouTubers. Ndabagira inama yo kuba bataruriramo cyane, ahubwo ni uwagiyeyo byibura agira icyo asigira famiye ye. Murakoze cyane.